hano ku kibazo cya mbere, it's time bracket it's time have fun. Twabonye ko dufata it's time tugateranyaho to tugateranyaho verb, then turareba ese iyi ni noun cyangwa ni verb. This is verb, bishatse kuvuga ngo this is to, it's time to have fun, nicyo gihe cyo kwishimisha. Hano dufite verb. Twagiye kuri iki cya kabiri, hano ku cya kabiri dufite it's fun. Fun ni noun, fun ni noun kandi twabonye ko kuri noun dukoresha for, ubwo it's time for fun. Fun ntabwo tuvuga ngo it's time to fun, no, it's time for fun. Tukaza kuri gatatu, hano kuri gatatu it's time having fun. Having twabonye ko iyo twongeyeho ing form aba ari noun hano kuri time for, kuko twabonye yuko kuri time to aba ari base verb, aba ari have, gusa kubera ko ari having tuhita dushiramo for, time for having fun. So as you can see, there is no difference between these three sentences. Zose zifite ubusobanuro bumwe, ni ukuvuga ngo it's time to have fun, nicyo gihe cyo kwishimisha, nicyo gihe cyo kuryoshya. It's time for having fun, byose biri gutanga message imwe. Tugeze hano kuri kane, it's time dash dash, it's time breakfast. Breakfast ni noun ntabwo ari verb, ntabwo tuvuga to breakfast, ahubwo it's time for breakfast. It's time nicyo gihe cyo gufata ifunguro rya saa sita, I mean nicyo gihe cy'ifunguro rya mu gitondo, cyangwa se nicyo gihe cyo gufata ifunguro rya mu gitondo, breakfast. Twagiye kuri hano, it's time have breakfast. Have ni iki? To have, verb kugira, inshinga kugira tuyisanga hano muri time to. It's time to have, icyo gihe cyo gufata ifunguro rya mu gitondo. It's time to have breakfast. Baza hano, it's time English practice. Turahita tuza turebe iyi English, is it noun, is it verb? To English, English ni noun, English ni noun ntabwo ari verb. Ntabwo tuvuga ngo to English, ahubwo tuvuga ngo for English practice, for English practice, because English ntabwo ari verb ahubwo ni noun. For English practice ni ukuvuga ngo nicyo gihe cyo kwitoza icyongereza, icyo gihe cy'imyitozo y'icyongereza. Second one, it's time practice English. Is this a verb or a noun? Iyi ni verb. To, it's a verb, it's a base verb. It's time to practice, nicyo gihe cyo kwitoza icyongereza. It's time to practice English. So nk'uko mwabibonye hano hejuru, n'izi nteruro ko ari ebyiri zose ni kimwe, ziri gutanga message imwe, ndetse n'izi ngizi ziri gutanga message imwe. It's time for English practice, it's time to practice English, icyo gihe cyo kwitoza icyongereza. Twaje hano, it's time
learning, is it time 2 or it is time 4? Learning ntabwo ari verb, learning ni activity, so turasanga ko turi buze gukoresha for. It's time for learning. It's time for learning, not to learning. It's time for learning. Ni ukuvuga ngo nicyo gihe cyo kwiga. It's time for learning, nicyo gihe cyo kwiga. So it's time, learn. Let me know this in comment section. Share igisubizo cyawe muri comment section. Ikindi niba utarasubscribinga kuri YouTube channel, wasubscribinga kugira ngo utazongera gucikwa n'andi masomo meza nk'aya. So thank you for watching.